Something else. What is this? I didn't go to me with hari ikirego cyanjye wumvishemo hariya ngo Rwandakazi ndetse ko ndi umunyarwandakazi ugira ngo mbike Semuhungu araha ariko njye Jihad nakundaga ibiganiro bye atarimo gusebanya kandi ndakubujije keza oya hatarimo gusebanya keza uretse gato tuvugisha ukuri hatarimo gusebanya no kwataka abantu Jihad ni umunyamakuru mwiza tuvugisha ukuri uretse gato ugeze ngo keza oya ibyo umva nkubwire tuvugishije ukuri hatarimo iyo yatatse abantu cyangwa gusebanya kundi ubundi ubusanzwe Jihad ni umunyamakuru mwiza ntabwo rero wabimbwira simumara kumboroka hoye kuba umuntu yaba umunyamakuru mwiza no kuba yaba professional ni ibintu bitandukanye sibyo rero yari umunyamakuru mwiza ariko yenda ntiyari professional amwita Eric Sagiye mwamureze mutazi ko azafunga twamureze kugira ngo bamubaze ibyo yakoze nibasanga bigize icyaha azabikurikiranwe ahantu cyangwa se basanga nta n'icyaha bigize kandi n'ibintu bamumanuriye ntabwo harimo ibirego byacu ntabwo birimo nibyo yaburanye wigeze wumva aburana ngo naramureze kuko ushaka kunteranya n'abantu wigeze wumva harimo ikirego cyanjye mu byo yaburanye oya ntabwo mu byo yaburanye harimo ibiro bitandatu bitandatu se bavuze ba nyirabyo yasaga ngo bazi urukumva hano mbwira ikintu nakumva mu guteranya n'abantu mbwira ko ryatari ikirego cyanjye gitumye amanuka ikirego gitumye amanuka ni icya ya mpano na bariya byo barezwe ariko ibirego byanyu ntabwo biri muri riri mwabivanyemo ntawamenya rega umuntu aha imbabazi wazimusabye kandi nanone iyi minsi 30 niyo kujya ku bindi birego bitandatu turashira ahubwo mugire umunsi mwiza ariko se ntukagende nshaka kugusubiza urakumbuye ariko uremera ko gahunda nakubwiye ejo tugomba kuyikora nubwo nayifigiye hano do you remember urayumva uranidakwiye umva nge ntago nayanga ariko nge ntago natera intambwe ya mbere kubera ko izo nagerageje zarabaye we ni ngewe uzatera intambwe ya mbere mbahurize hagati nge nta kibazo urebye nta kintu cyiza nko kubana n'umuntu neza urumva biriya bintu bikenewe cyane ukuri birakenewe I will try my best rega niho gufata ntandukanira n'abandi urumva bwoko dore oda pass nahanga urahansanze oda pass nyuma ya Twitter nahanga kwa ugira umwana mwiza mukosha nta kibazo sheri wanjye oda zamu oda pass nari nkubonye no kamuhiye ngibiryarya ariko mwabaye muti
Oda Pasi nari mbonye hano abahungu. Gore. Umva se nkubwire Godfa. Mvuge namamarizeho akantu hano nta kibazo. Mbere yo kwamamaza ariko waburize twamaza tukavuga ko Jihad amanutse amageragere. Ngewe abantu mwatanze amakoyini urumva? Abantu mwatanze amakoyini urumva? Kamanze nakira umuntu Oda Pasi. Godfa uri guhiga imasi. None se hari icyo mvuze? Urangwa runkumbuye. Nari ngukumbuye aho uzagwa niho nzagwa. Kugira ngo njye mvuga sasa. Pasi bite sho? Bite sheri y'amakuru. Nese uri guhiga imye Oda. Oya ntacyo. Bite sheri. Bize sheri yavuze ndetse kurongoje akarimi ko ari umugiye yago. Sheri. Intege cyane nk'amavuta ari umutenga ariko aryo jambo udakunda. Biterate. Warashaka kujya mu rubuhero kujya guca imyese muhungu. Basi ngo bimeze bite? Ya ni byiza Godfa. Nyuma yo kumva umuntu bita Jihad ubu turi kuvugana agiye kurira umwaka amageragere uri kwiyumva ute? Okay, ubundi sinjya nivanga mu birego by'abantu ariko nyine none se nyine u Rwanda haba amategeko ubwo babonye ari byo bikwiye urumva navuguruza ubutabera. Ibi bintu harabikurikiranye. Narabikurikiranye ariko ntago najya deep ntago nagiye deep kuko nabibonaga nk'uko namwe mwabizanaga mu muhanda tukabibuza. Waradukurikiye uko byagenze byose hano? Ntaye byinshi nabaga mpari kabisa narumvaga. Warumvaga? Ubonye ukuntu bigenze? Ya nabibonye nyine buriya bafite impamvu ko biri. Mama yake namuzana mama. Ntabwo babyo. Hano ndabona tugiye gutangira gukora ubugego ko baraje bangira butisi abahutu na burageze ndapfuye banyira umudomo. Baraje b'abanyamazimwe bari. Basi. Karame. Zemwa mwumvishe. Chou. Mon amour. Ça va? Akoze wampaye ku mafaranga akoze ko yafite mwana wanjye. Wagiye ureka ibyo bintu se muhungu aragushaka. Se muhungu. Ndi kuvugana na Sinda. Wese Sinda ndindi. Sinda ngwino kuri live. Nyuma yuko ngwino. Urakoze. Inga yanjye yanyonyo na nyonyo. Se muhungu mbwira uburyo wahagurutse mu rugo ukajya gutangira Jihad ikirego kibijyanye we ya mpano n'umwana wabyaye. Reka mubaze Godfa. Uretse gato wowe ko bari babuze ibimenyetso Eric Zinani wowe Zinani ya mpano n'umwana. Ncyamabaje n'ukuntu Irene bayisabe yabeshye mu rukiko. Ngo iki? Ngo yabonye nyuma y'ingo nabonye wasitati mu bajyanire kwa update bamwitanye na Jihad. Use ni umuntu utazi Jihad kandi yagiye amuhaye na nimero akoresha. Urasetsa. Uretse gato yavuze ngo yavuze ko ariko wavuze Eric nk'umuntu wazi ntuza aya masambu y'izukuri byagenze gute bira bintu wabibonye gute wabitanze ute? Ntabwo biregura urukiko rurarangiye batazarangiye ko yabamaze kubamanura seruze ko bwarangije ariko nyine ubutabera bwacu burakora pe burakoze. Sinda zamuka Yesu Kristo Kejoni kuba afunguwe Kejoni nakaza ariko ndababaye Jihad agomba kurekurwa nawe urumva. Ninde utagombaga oya paso yagomba kumanuka ko ari amashuri agenda n'abifite amakuru ko yabikoze. Pazo yarabikoze bira bintu n'umugome yakoze ubugome yarahemutse. Ibi byose Pazo ni washyize bira bintu hanze kandi abikora n'ubugome urumva.
nabihanirwe rero ariko ukuntu biba bitraumatizing wagize ngo se n'uza kuba ari mu mubiri yarasetse none batajya kurya bwabikoresheje kugira ngo ajye hanze nta soni visa yibonye mu munota cyangwa se ko visa yibura igenda ugasiga mu kanya bagahita bayigura nta soni. Hello, next. icyangombwa ni uko yamanutse ngo twabareke bagende bajye biriya bintu bibate erega n'abariyo ni abantu kandi barasangaho konseye abasekirite barabakeya you know what I'm saying. Nibatware n'agasonga muke ariko ntabwo bakicara badi harya wowe wigeze usogongera gereza ngo wumve ukuntu ari mbi ko numva rwose nta byatanjere gusangayo n'inshuti zawe usanga bagutegereje urufata ku mavuta ari kumuririmbira ngo azabazana fanda azabazana bari kureba fanda azabazana ubundi nishimye nk'umuntu wagiye bakurikiye oyazi ngaho ubwo se gakoze bad bitch nkawe ushimishijwe n'iki n'ukuri nshimishijwe nuko hari ibintu byinshi yakoraga bikafekita abantu benshi finally akaba ari mu mategeko nawe agiye kwiga uburyo cy'utaye azaza ikibuga akamenya ibyo gukora byiza. Niba umuntu bavuga rimwe kabiri gatatu ko yabangamiye abantu wayi ni ukuvuga ngo umunsi wawe umeze neza kubera jihad agiye mageragere umunsi wanjye urateza ese hari ikibazo nibaza we Morris niba ari Morris uravuga nta umuntu uko baba babaye ngo umuntu yafunzwe sibyo kandi tukaba twemeranywa twese ko mu Rwanda haba ubutabera bivuga ko umuntu baba bamufungiye ukuri muba mugira ngo abo yabaye yakoze bamuretse maze mugira ngo abantu yahemukiye cyangwa abo bantu bose bababaye kubwe mugira ngo bahabwe ubutabera nandi cyangwa mugira ngo bo bakomeze bababare bagende bapfe bapfuke ariko kubibyinirira nicyo ntakunze kuri bad bitch niyo mpamvu navuze kubyo so ariko amategeko agomba kuyabyiniraga abandi rega nanjye mwarabyinira ibibazo reka nishime n'uburenganzira bwanjye ubundi nta kibazo pe ariko ubutabera buriho kugira ngo bufashe kandi bube hafi buri muntu wese bahemukiye cyangwa bakoresheje ishuri y'amageragere mu na kabiri n'umwe Tranti juru igiye kumara umwaka ndapfuye. Tranti juru igiye kumara umwaka irawukumbura noneho n'imanza ziriho. Turi no mu ntambara Yesu Kristo. ntambara ahubwo ni mu mpera ndorera Nick Okeza rira please kubera iki sendera no bari uretse gato ngo urire aha keza bari gusaba kurira rero ndire dawe yanama ariko ni ukuri reka mbabwire nta muntu wifuriza undi gereza pe sibyo nta nubwo gusa rero ikintu ntemera ni kwa kuntu bavuga ngo useka ngo umugabo mbwa aseka imbohe ariko nanone hari imbohe wagasetse pe hari imbohe nako utagaseka sibyo n'umuntu yenda baburetse hari imbohe utagaseka babureka hari imbohe utagaseka bitewe n'uko yenda iyo mbohe yari iri kwirwanaho yishakira ubuzima cyangwa iki sibyo hari umuntu donko wumva ikirego cyo kumva ni ibintu nyine bitari bigize undi abandi bantu bikomeretsa runaka sibyo ariko hari n'umuntu ureba akavuga ati sha uyu muntu kuri yararengereye uyu muntu yarakabije urumva rero kuvuga ngo umugabo mugaseka imbohe kandi umuntu nimba ribu ubwabyo bavuze ko bagiye bamuganiriza inshuro zirenze zingahe urumva ese ubwo uwo muntu nagenda abantu bakavuga ariko bagaseka cyangwa bakavuga ati
wari warahanwe kenshi wari warabwiwe kenshi ubwo iyo mbohe nawe nise ko biba ikibazo ra ikibazo ke si uguseka ikibazo si uguseka ahubwo ntekereza ko nta muntu bitangiraho niba yakoze n'ikosa ntekereza ko wenda cyane atari uguseka reka kuvugira nk'umuhanzi wakintuwe urukobwa narwo ntabwo urukobwa ko udapasa ariko vuga uzi ubundi ko bagahora ubona buri nkweto wari uri umufana ni gute abafana bakarita kumva udasheri wenda avuga badi mu cyamamare ariko uzi ko pasi yaririmbye zazapfa komeza umva twese hano kuri iyi mihanda hari ibintu bitubaho nyine baratuvuga dukora amakosa dukomerekerezamo abantu n'iki ariko ni byiza wenda nyine iyo umuntu hari igihe umuntu aba akeneye wenda kugira ngo yitekerezeho right sibyo ntabwo muri byose kirimo ntabwo twagakwiriye kwicara ngo umuntu yishyure hejuru y'undi kubera ko uyu munsi jihadi yagiye ejo hazagenda undi si hagenda umuntu wapfuye cyane rwose hagenda uwapfuye ntabwo jihadi yagiye ntabwo jihadi yagiye azagaruka yazagaruka aragenda kabiri se mirongo itatu y'amageragere nawe ubwawe urayizi ukanga ni ibintu bizagira umwaka utaha keza niwe uri kurya ko ndi kumva ibintu uri gufurashinga komeza oda iminsi 30 ntabwo nyine ni igihe bigwa cyo kwitekerezaho ariko nyine twese tugwa mu makosa ntekereza ntabwo nje kumusabira imbabazi cyangwa iki ahubwo ntekereza ko nyine abantu yahemukiye nabo abareze nabo bari bababaye right bari bafite ibikomere bakuye mu bintu yavuze ariko nyine ikintu gihari tumubabarire ni uwacu none se bigende gute ntabwo bamukatiye hari umuntu hasi ubajije ntibamukatiye ariko iminsi 30 my dear turayizi taranti yaharira turayizi gusa biba byiza guhana umuntu wenda wiyenza ku muntu cyangwa uteza ikibazo ariko nka gutya tuba turi kubyina nabyo ntabwo biba ari byiza ntabwo ari byiza kubyina actually nyine tubyumve nyine byagira n'ejo nanjye nakora ikintu yumvira nk'uyura ni umuntu uri aho hasi urumva nanjye nakora ikintu n'undi yakora ikintu na Semungu yakora ikintu na Keza yakora ikintu gusa ni byiza kwiga nawe wenda abo yakomerekeje byo utari bwiza nawe n'umuntu azaza gusa tureke kubyina none ibyo kwishima oya none se uragira ngo Keza babare kandi yaramureze ngo abone ubutabera bagiye muri kumenya umenye ukuri Keza Godfa wituma Keza abantu bamwanga bamuganiwe ntabwo bari kumwanga rose singuye Semuhungu hano Semuhungu uzi ko ahise afata akavuga kagira agomba kwiherera akajya munsi y'igitanda agasekera yakishimira reka none singuye Semuhungu hano ngo ahise afata akavuga akita jihadi oya ntabwo ari ibyo gusa imbwa yitwa Tiyo yandi yose jihadi akaba ari kuko wambaye Keza uzi ko Keza afashe iduka rye akaryita jihadi none se Godfa ujya wiherera ukarira ndizwa n'iki kwa kundi uvuga ati niherereye ndarira n'abandi n'ibiherere basereburetinge atari mu rugo wiherera ku kintu cyabaye kitari public ibi bintu byabaye biri public kandi bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo utazi ikimuhatse areba iki n'iki igitsure niba baragiye n'ubundi bamubuza ibi bintu n'ibye none se mo muragira ngo tubigenze gute tubyumve se duceke wowe uri guserebu hanyuma muretse gato njye ndashaka zindi ase zindi minota wambaye ntirarangira muzane Janine hano Kejo ni mume nimero iri guca muvuye ku rubuga rwa Kejo ni bari kubyina bagaramye ndi kubumva ariko ndaje abantu bakora ibitangazo eko Semuhungu ndagutegereje ari muhaya ndaje ariko nawe bamenya barasanye reba guha turaje muraje tuyibeye
Yesu Kristo. Ariko urabona ko abantu barabacecetse Jihadani Semuhungu bari kurira bacecetse. Urabona ko abantu bari kurira. Urabona ko abantu bari kurira. Uzajya kumusura ryari? Military mu kwa mbere ntabwo azageza 30 azaba yararangiye. Turi mu kwa 12 barasetse. Tanjuri izashira 18 17 z'ukwa mbere hano. Oya kandi. None hano izashira ikoze ko hari ibyo. Ibawe. None se uretse gato mubaze Oda. Ibi bikwigishije iki? Ibise reka Godfa mu buzima ndeka mvuge ngo nta kintu kidasanzwe cyabaye actually kubera ko ibi bintu nta muntu bitagwaho nta muntu bitabaho buri muntu wese agira ups and down sibyo wenda yakoze amakosa uwamureze kuko yamureze ababaye kandi kuko yaramubabaje sibyo mwese kari benshi mwese mwishwe n'agahinda sheri ariko komeza kiba kihari kimwe mu buzima nuko nawe wenda harimo sinzi ukuntu nabivuga ariko gusa nta gikuba cyacitse tubifate nk'ibintu bisanzwe pe nambaye pocket ikabutura y'iroza ishati y'iroza yego izo umuntu ufite amayeko ni njyewe se oya uretse shizati ibyaha maze kusoma umubiri ukora miramo cyerekeye hakurya yasunga turinjya kwa kabiri ngororamuco yafigererwa n'umuriro kandi ngumire reza aho nditwa ndaje nkangane gato nabona agiye bombo kati twagiye abashu mwihangane okay abashu ari hehe ntuza Janine namusharinze ahubwo ntaraboneka atanga TikTok Universal Eric kamusaba ikintu kimwe urumva Eric kamusaba ikintu kimwe urabizi ko ntacyo mfa nawe urumva uri umushuti wanjye uramumama mu muhamahoro urumva uravuze Kigali iwawe se uza mu Rwanda si waba mu rugo zabaye urumva kuri riri pupe oya kuri riri pupe ndakujije dore nta kintu mva nawe uramumama ni ukuri kw'Imana uramudamu ibyo yakoze yagombaga kubikora ahubwo byakabaye inyigisho ku bandi bantu Eric z'umushuti muzima urumva mama pupe mumureke ni ukuri kw'Imana riri pupe nta kibazo afite nta na gito ahubwo ni iyo urugero rwiza uramama ni inshuti nziza mu buzima so yewe gawe namwe mujye mushyira mu gaciro uramudamu n'umwana mwiza nkeneye zinzwe oya mumureke ibyo yakoze ibyo agomba gukora kandi proud of hano kumara yakoze ibintu byiza yatuvugisha ukuri mbese nengere ko nshyira amatwi nyine n'ikintu kibi nabavuze nabyo mumamagara riri pupe hejuru cyane Utapi Yesu Kristo abashu mpanyonyo
kuvuga ngo ariko se ariya kuza gusura abantu bambere bazasura jihad nabaye abantu bazasura jihad ariya kuri igazora mu postinga icyo nzi cyo bakundana nabo bakabatumira mu birori bagera mu bibazo bakabakweba singaba mwigeze mbona ba postinga mwigeze mubibona muyango muyango yamusuye muyango ajya musura bro Zinda niwe dukeneye Zinda nazamuke Zinda mpaye iminota ntabwo iragera urumva Keza agiramwo ubwoba urumva Keza ngo arashaka kuzaba umumama Keza ntabwo avuga Keza afite ngo yibomba reka ngo mu VIP ubwo bafite ubwoba ngo nyine uruko bagomba kwifata ngo ibintu Keza ashaka azashaka kuzakora pipipipi ariko Keza ugiye nyine n'abizuru ese ke kutatubwiye ko ari wowe ariko amakuru aragenda kutatubwiye ko yishiriye ikimenyi itike y'indege imutwara ariko igitare cy'amahanga kutatubwiye ko ari wowe yishiriye ikimenyi itike maze akamushakira na visa ariko connection z'iki ariko murasutsa niyo makuru mfite ngo wamushakiye itike y'indege uramubwira ngo ugenzaza ngo usangayo kubera iki se ariko ninde wababwiye ko ngewe nkeneye umuntu tungana n'utwabana mwagiye mumbabarira umuntu mungana nabivuze kenshi ntabwo umugabo nkeneye ari nka Kimenyi kandi Kimenyi afite n'urugo rwe kabisa mujye mumuvana ute ko batandukanye ko amakuru mfite keretse ariko se ngomba kuvuga ibyavuzwe rero nimba baratandukanye ni ibyabo nta n'umudivorce nshaka oya kandi se Imana Kimenyi afite urugo rwe sinzi impamvu mukomeza muzana ibyo bintu kandi godifata nawe ubwo nyoberwa ibintu ushaka kunga ibyo ari byo ngenda unga bebe ngenda uyikibazo Keza rero rekaze kubwire uburetse gato Keza buriya gukiranya ibintu bigakwihwiswa ndose numva ko bakakirane turabona ngiye nanjye gusa n'injye udakeneye yanjyana mu Bushinwa nanjye ndayakeneye bivuze ko bakamwiswa akavuga ati yarabikoze wakoresheje hari umushinwa mwari muziranye